Tugiye kureba kuri user defined method. Ni method umuntu akora ku giti cye atazikuye muri Java mo imbere, akazikora ku ruhande azikuye mu bitekerezo bye. Urugero, tugiye gukora methode iza kudufasha guteranya imibare ibiri. Mwibuke ko hari uburyo bwa mbere twakoresha, ariko buriya buryo ntabwo bukoresha methode, ntabwo bukunda gukoreshwa cyane muri Java. Java ikoresha ama methode cyane, niyo mpamvu ugomba kumenya methode izo arizo. Urugero, tugiye gukora porogaramu iteranya imibare ibiri a na b. Ukeneye igisubizo cyitwa c kiza guteranya iyo mibare ibiri. Iyo mibare ibiri, buri mubare ubwawo niwo mpamvu bawita argument. Ni ukuvuga ngo iyi methode iraza kuba ifite argument ebyiri a na b. Ngizi uburyo bazandika. Noneho n'uburyo iyo fonction uyikora, wandika ijambo ryitwa public static. Public bisobanuye kuvuga ko methode yawe ushobora kuyaccessinga ahantu ariho hose. Static bishatse kuvuga ko atari ngombwa kwirirwa creating object, tuzabiganiraho mu minsi iri imbere. Int bishatse kuvuga ko ngiye gukora methode yo mu bwoko bwa integer, ugakurikizaho izina ryayo. Twayise add kubera ko igiye guteranya imibare ibiri, ugashyiramo ama argument. Argument ya mbere ni iyi a, int a, ugashyiramo argument ya kabiri int b, ugafungura, ukadeklara variable iza kujyamo igisubizo yitwa c, ni int c, iraza kuba ingana na a duteranyijeho b. Ugahamagara igisubizo hanze ukoresheje system.out.println, ugashyiramo c, warangiza ukaritaninga value. Returning value ni ukuritaninga igisubizo cyawe, urumva ko ari return c. Reka dukore ino porogaramu. Ufite netbeans niyo ari bukoreshe, nyafitemo yitwa IntelliJ. Wayifungura hano ucreatingemo new project. Tugiye gukora kuri add, turayita add kubera ko ishinzwe guteranya. Ugakanda hano kuri create, shyiramo this window. Umuntu ukoresha netbeans arebe video zacu zibanza, twagaragaje uburyo umuntu ashobora gukoresha netbeans mu buryo bworoshye. Wajya hano kuri source, ujye muri main, urabanza ukande hano, winjire muri class. Ntabwo uri bujye muri main method, ahubwo urajya muri class hejuru. Tugiye kurema methode ishinzwe guteranya. Ariko urabanza wandike public static. Tugiye guteranya imibare yo mu bwoko bwa integer, niyo mpamvu turi bushyireho int, ubundi dushyiraho izina ryayo ni add, ugashyiraho utu tumenyetso. Tugiye guteranya imibare ibiri, niyo mpamvu uri bwandike int a, ugashyiramo virgule, int b, warangiza ugafungura utu tumenyetso, ukadeklara variable ishinzwe guteranya ni int c, iraza kuba ingana na a duteranyijeho b. Warangiza ugahamagara igisubizo hanze, urandika system.out.println, ugashyiramo c. Kiba usigaje hano cya nyuma ni ukuritaninga igisubizo, ni return c kubera ko aricyo gisubizo dushaka. Iyo wanditse gutya uba ubashije kudeklara methode. Iyi methode twayidekarare yitwa add, ariko rero kuyihamagara ujya hano muri int main, ujya muri main method, hano muri static, public static void main, ukajyamo hano mo imbere, ugasiba ibyo usanzemo, ugahamagara izina ry'ino methode. Iyi methode twayise add, ukayandika nk'uko twayanditse, ugashyiramo utumenyetso, ugashyiramo imibare ibiri ushaka guteranya. Methode hano ubona ko iri kugusaba a na b, tuvuge ko dushaka guteranya 7 n'9, ugashyiramo utumenyetso dusoza, ubundi ukaraninga igisubizo. Baraza kuduhereza 15. Reka turaninge turebe. Urakanda hano right click kuri main, uraninge igisubizo. Baraza kuduha 15. Ngiki igisubizo. Uko niko bakora user defined method ifite argument na return value. Reka mbibutse argument icyo ari cyo. Argument
ni ni ibyo ukoresha kugira ngo ugere ku gisubizo cyawe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mbone igisubizo cyitwa C, ndaza gufata A nteranyeho B, izo nizo bita argument. Return value ni igisubizo ushaka ko kiza hanze, niyo mpamvu wandika return ugakurikizaho icyo gisubizo. Uko rero niko bakora user defined method. Turaza kureba izindi user defined method mu maporogaramu ari imbere turi bukurikizeho. Murakoze cyane.